umu ex yabishatse wakubaka byanabishatse yagusenyera kuko umu ex muba mwarakundanye igihe kinini. Gute yagusenyera? muba mwarakundanye icyiciro mwakundanye ibyo biba byararangiye, we yagukoreraga cyangwa we wakoze, noneho ugashaka undi. Wamara kumushaka wagera mu rugo ugasanga wa wundi imyitwarire ye nahihurira. Pastor Mutesi ubwo yivugiye kari amajwi ataraye, ahubwo n'abantu bashaka kumusenyera. Ase umubyeyi nibwo akiyubakira urugo koko wanjye ati umuntu ugiye kurongora umuntu ugiye kurongora mama Sharirene ngazamenye ko nguri. Turabasuje abakurikiranye Fofo TV show. Nizere ko mumeze neza, nizere ko Imana barinze. Ahangaha imbere ya kamera muri kubona ko bidasanzwe. Uyu munsi dufite umutumirwa muramubona, ariko reka mbanze mbwire abatameze neza mwihangane, abarwaye ni mukomere kuko mu ijuru hari Imana ikiza, mu ijuru hari Imana itanga ubuzima. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bikagenda neza. Nagira ngo mbabwire mukomere. Reka dutangire twakira umushyitsi wacu atangire atwibwira, tuze tubabwire insanganyamatsiko tugiye kuganiraho. Turakwakiriye. Akoze kuma ikaze kuri iyi channel yawe. Njyewe nitwa Raisa Uwizeyimana, ndi umumama w'abana, ndubatse, mfite umugabo, mfite urugo. Nishimiye kubana nawe kuri iyi channel yawe uyu munsi. Uwizeyimana Raisa, natwe turakwishimiye kuri Fofo TV show. Reka mbabwire insanganyamatsiko y'uyu munsi tuje kuganiraho. Tuje kuganira ku mu ex. Umu ex ni muntu ki ku buzima bwawe? Umu ex umubona gute? Ngiye mfite uko mubona, na Raisa afite uko mubona, arasha tubwire. Ariko reka mbanze nkubwire wowe utarakora subscribe, kora subscribe kandi mujye mukora share, like na comment kuko iyo mubikoze bikomeza kutwubaka. Raisa, tuguhaye ikaze kuri Fofo TV show kugira ngo utubwire wowe kuntu ubona umu ex. Umu ex wowe ni muntu ki kuri wowe, umubona gute? Njyewe umu ex ukuntu mubona, umu ex yabishatse wakubaka byanabishatse yagusenyera kuko umu ex muba mwarakundanye igihe kinini. Gute yagusenyera? muba mwarakundanye icyiciro mwakundanye ibyo biba byararangiye, uba warubatse urugo rwawe. Gute uvuze ngo umu ex ashatse yagusenyera cyangwa se ashatse yakubakira? Ushobora kugera muri rwa rugo, wamara kugera muri rwa rugo wowe ukazana imyitwarire yawe, kandi na wa mu ex nawe yari afite indi myitwarire, ugasanga bafite imyitwarire myiza kurusha ya yindi wowe ufite. Urugero, nimba yarajyaga gusura umugabo wawe cyangwa se ukajya gusura nka sheri wawe, ukagenda ukamushyuhiriza amazi, ibyo birenge ukabimukarabya, icyo gihe nushaka wa mugore bya birenge nabigukarabye uzifuza wa wundi uzamukumbuka. Wowe uri kuvuga noneho umu ex w'umugabo wawe niwo ahangaha ndi kumva uri kumvikanisha. Ubwo nimba umu ex w'umugabo wawe yaramukarabyaga ibirenge, icyo gihe akagushaka wowe ntube wamwoza ibirenge, azahita yongera yitekerereze wa mu ex we. Kubera iki nimba tuba twaraje mu ngo kubaka, hari ibyo tuba twarigo, abo ba ex baba bariho, sibyo? Ntaba yaramushatse. Gute yakongera akamutekereza? Mbabarira ubinyumvishe. Gute yakongera akamutekereza? Fofo we, usko umenya utareba ibiri hanze ahangaha, aramutekereza. Njyewe naguhaye urugero, namushatse kuko wenda ushobora kumbonaho akadefo, wambonaho akadefo ukavuga ati wenda uriya muntu uba kuri telefone, uriya nzamuzana mu rugo amarira iki. Njyewe ariko hari n'utundi tuntu twiza we yagukoreraga cyangwa we wakoze, noneho ugashaka undi. Wamara kumushaka wagera mu rugo ugasanga wa wundi imyitwarire ye nahihuriye niya wa wundi wa mbere. Icyo gihe bigufata gukumbura wa wundi wa mbere, ugatangira ya relationship yawe nawe igakomeza.
akenshi n'ingo nyinshi zirasenyuka pe, zirasenyuka bitewe n'aba ex. Nanone reka nange nkivugeho wenda noneho nivuge nse nk'uwivuga noneho nk'umukobwa cyangwa se umumama runaka nimba warashatse, mana yanjye ni nk'inama ngiye kugira ku bantu, kuko aba ex bazengereje ingo z'abantu. Ariko nimba nawe wabikoraga ubu ngubu ugabanye, bazengereje ingo z'abantu. Nk'ubu wenda ni urugero ntaze, ntabwo ari byambayeho cyangwa iki. Nk'ubu ngubu wenda nari mfite umu ex nyine twaratandukanye byararangiye, narubatse nawe yarubatse, ugasanga umu ex araguhamagaye ati bimeze gute, tisheri bimeze gute, ngwino dusohokane, ngwino twiyibutse ya minsi ya kera. Uri kumva mwaba ex mutubabarire rwose, gutuhamagara umugore utari uwawe ngo ngwino nkusohokane, wasohokanye uwo mugore wawe si inshuti wenda bisanzwe, mugiye kwiyibutsa iminsi ya kera. Ese iyo minsi ya kera babarara gutubwire baba bagiye kwiyibutsa, baba bayibutsa n'ibiki? Ko aba ex ibintu baba barakoranye n'abantu biba ari byinshi, ariko umuntu aba yaremeye akabyirengagiza akajya kubaka. Fofo, umuntu kuri iki gihe nawe ushimishwa yuko ubayeho neza. Njyewe nshobora kukubona kandi umugabo wawe twarakundanye, njyewe nkabona ko ubayeho neza pe, ko urugo rwawe ari rwiza, mwahita mvuga ati njyewe ngomba gukora ikintu gituma ninjirira ruriya rugo kugira ngo ndusenye. Ugasanga nimba umugabo wawe najyaga amuvugisha, njyewe nangiye kumuhamagara, be umeze ute sheri, uri hehe, ko numva ndacyagukunda, ndagukumbuye, please mbabarira umpe igihe duhure tuganire. Mu by'ukuri uwo mugabo niyumva cyangwa se uwo mugore umuntu yamuhaye akanya, azamubwira ati ndaje ngushakira umwanya nze tubonane. Okay, rero iyo bagiye kubonana ni kwa kundi nawe gerageza utuntu twiza akora kugira ngo amwibagize urugo rwe neza cyane burundu. Ndababujije babyeyi muri mu ngo, ndababujije mwirinda aba ex, kuko aba ex nta kiza kwifuriza. Waba uri n'umugabo, nimba ndi n'umugore uri umu ex wanjye, nkabona ubayeho neza, nkabona ufite ibyo ntafite, wumva nezerewe, mumbare mutubwire, mwandike muri comment hasi, urumva nezerewe kubayeho neza kandi we abayeho nabi, nta byishimo mu rugo rwe afite? Wenda tuve no kuba wenda akennye, wowe uri umukire, hari igihe aba adafite amahoro mu rugo, sibyo? Akifuza ko wagira gute nawe wabura amahoro, cyangwa akifuza ko wasenya ukamusanga. Umva, mwe gusubira inyuma rwose, ndakubujije mubyeyi kujya gusangira n'umu ex, kuko niyo akubwiye ngo ngwino twiyibutse ibihe bya kera, sibyo? Hari ibintu ushobora ugasanga usenya urugo rwawe, kubera wa mu ex, kubera ko hari ibyo mugiye kwiyibutsa. Erega nawe ashobora kuvuga wenda nta n'ikindi agamije, ngomba kumutesha umutwe. Ugasanga yakwandikiye SMS, sheri umeze ute, sheri ndagukumbuye. Icyo gihe n'ubu uri wa mugore utazi kwihangana, cyangwa se uri wa mugabo utazi kwihangana, ugafata telefone ukabireba, ni kwa kwirwaza umutwe cyane. Ubwo bivuze irinde telefone y'umugabo wawe, nimba uri umugabo wirinde telefone y'umugore wawe, kuko ibyo bintu birasenya. N'abantu bari bafite ako kageso ko kureba mu matelefone, mubyirinde, kuko muri babariza umutima w'ubusa. Umutima wanyu murawubabaza, kuko ni hahandi uzasangamo iyo message usanga urabyimbye kandi nta kintu ugiye guhindura. Ahubwo njye inama nakugira niyo gusenga, kugira ngo nimba hari ibyo ubona bitagenda neza mu rugo, Imana ibe yabihindura. Nimba ari wa mutware wawe, Imana ibe yagira gute, yamuhindura, kuko Imana niyo ihindura. Imana niyo yubaka ingo nziza.
ariko mama Shuru reka nkubwire wabonye iyi nkuru iri gucaracara ku ma YouTube ya Pastor Mutesi nka kiriya gicucu koko yaragiye gufata ariya mashusho n'amavideo avuga y'ukuntu kuriya Mutesi yavugaga ngo ari kumva ngo yamukumbuye koko njyewe biriya bintu narabicunze ni ukumubeshyera ushobora kuba wanga umuntu wamara kumwanga ugahimba ijwi rye fofo ushobora guhimba ijwi ryanjye cyane nshobora kukwigana kuvuga we mama Shuru kandi nagira gute nabishobora rero reka mbabwire guys inshuti zanjye gusebanya biriho umuntu abona umuntu abayeho neza kuki ataje ngo abivugire mu Rwanda kubera iki katabivugiye mu Rwanda akajya i Buganda akaba ari hari gusohorera ariya mavideo ese wowe ntiwareba ngo urebe impande zose nukurikirana iri audio story nge ntabwo nshaka kwishyiraho hano batama copyright kubera ko ibintu byaca basi ndabimenyera cyane ariko reka nkubwire nukurikirana ariya majwi ya Pastor Mutesi ko katangira wumva ijwi ari nkawe ariko ahajya kugera hagati wumva ijwi ryahindutse kuko niyo umuntu yiganye umuntu ntabwo amwigana ku buryo yavuga umwanya uko atangiye siko asoza asa niyo Pastor Mutesi yabigicucu sibyo ni wa muntu wakorera ubusambanyi online sibyo akifata amashusho akayohereza umuntu ntago bishoboka azi by'iyi mihanda namwe nimushyire mu nyurabwenge Pastor Mutesi azi by'iyi mihanda kandi turabizi ko iyi mihanda ibintu byose babishyira hanze byose bari hanze umva kuri iyi mihanda nge nta muntu nakizera mana yanjye nta banga riri hano kuri iyi mihanda uri kumva ibintu byose ni hanze n'uwuhaye ibanga ryawe arifuza kugushyira hanze ngabone views nta nshuti zikibaho ntazo nshobora kugusanga nkakubwira ahubwo wowe nabwiye akaba ari wowe usora bya bindi nakubwiye ukajya kuntara noneho reka nkubwire na Pastor Mutesi ubwo yivugiye kariya amajwi ataraye ahubwo ni abantu bashaka kumusenya asa umubyeyi nibwo akiyubakira urugo koko mwamubabariye si nk'abo bose si abantu bashaka kugusenyera mwatubabariye mwaretse ingo z'abantu ibyiza by'umuntu noneho ngaho ubaze umugabo wa Pastor Mutesi nimba yumvisha ariya amajwi akumva ariya amajwi umugore yinihisha akumva ngo yarikinishaga iyo byumva wumva ni ibintu by'urukozasoni pe nta kintu kizima kiri ntacyo pe uri kumva rero nshuti yanjye mureke twe gusebanya sibyo twe gusebanya ifuriza icyiza mugenzi wawe erega iyo wifurije mugenzi wawe ikibi nawe kikugarukira kikubye ntabwo ugira nabi ngo Imana iguhereze cyane ya nabi nawe izakugeraho cyane igihe utazi izakugeraho cyane rero reka twihanganishe Pastor Mutesi Pastor Mutesi sheri ndakwikundira njyewe nukuri I'm sorry ihangane wige nkuko ujye utubwira ngo igakwakira ibikubayeho byose wiyakire ubihorera abavuga bavuge uwanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina cyane Pastor Mutesi nanjye ndawukomeje ndi fofo hano ni kuri Fofo TV show rwose komera urugamba abana b'Imana bahora baraswa imyambi ariko Kristo ni ingabo idukingira Kristo yiteguye kugukingira iyo myambi yose umubakurasa kandi reka nkubwire uriya mubyeyi mbona nta n'umutima mubagira nta muntu utagira reka mbanze nkubwire nta muntu utagira uruhande rubi nge Florence na Raisa turi hano ariko mfite uruhande rwanjye rubi n'urwiza Raisa afite uruhande rubi afite n'uruhande rwiza ese nimenye uruhande rubi rwa Raisa kari inshuti yanjye nzamwange
dayi we numenye uruhande rwanjye ruri ko ntabwo abantu turi ba miseke igorora. Erega iga kubana na buri umwe wese, ubane n'umwiza ubane n'umubi, umwiza ugire icyumba umushyiramo n'umubi nawe ugire icyumba umushyiramo, ariko abo bantu bose ubakombine umenye uko ubana nabo, ubatwara uvuga ati nubwo uyu nguyu hari icyiza namubonyeho ntabwo mpita mwanga kuko hari icyiza namubonye, wenda ntabwo ari 100%, ariko nta n'umuntu uzabona 100%. nawe ukundwa na bose kandi nta n'uwangwa na bose pe cyane. Mureke rero Pastor Mutesi turakwihanganishije hano kuri Fofo TV kubw'iyo myambi ikomeje kukuraswaho, nta ntambara zidashira, ibintu byose bimarwa n'igihe, biha igihe, bino biraca kuri social media babivuge ariko tuza we wisengera Imana, reka guha noneho yerayi. Ikintu cyantangaje urasi bari kuvuga ngo na mama Sharirene, mama Sharirene ndabizi uramuzi, uri kumva ngo nawe ngari amajwi, ngo nawe nyine uwo mugabo namwumvishe ko Godfather yabahuje, noneho uriya mugabo w'i Bugande ngo noneho yari yabahaye nimero, noneho ahubwo umuntu uri gusebya Pastor Mutesi ngo yari umwegise, ntiyishimiye ubukwe bwe, ntiyishimiye ko yubatse urugo, urumva n'icyo nacyo utazi kwihangana abadusebya ni benshi, ariko nimba ubyumvise byima amatwi twavugaga ku mwegise, murabyumvishe Pastor Mutesi w'umwegise amugejeje inkuru arayivuze, aramutaramye da, aramutanze se. Noneho ngo ubundi numvishe Godfather yabahuje bari kuvugana ba Jihadi, umugabo ari kuvuga ati uriya mwana Sharirene ni uwanjye, ati umuntu ugiye kurongora mama Sharirene ngo azamenye ko ngo uriya mwana ngo nzajya nza kugira gute ngo kumusura igihe nshakiye. Mana, ibintu biri kuri zino mbuga n'urukozasoni pe, urambwira nimba koko mama Sharirene yari ifite uwo mufiance agatatangira kumva izo ntambara, uwo mufiance nimba adakomeye arabigumamo nyine. Niyo mpamvu bakubwira ngo amabwire arasenya ntago yubaha. Nshuti zanjye twirinde amabwire. Fofo nshobora kuza kandi ndi kubeshya mwakubwira buryo ki umugabo wawe mubonye hariya ruguru cyane, urero iyo uri wa muntu wumva amabwire nawe asanga wabyimbye wenda guturika, umva kwihangana byanze, nibwo usanga zanambara mu rugo zitangiye kwinjira. Uwo fiance wa mama Sharirene icyo kintu we ashobora kucyumva ari umuntu utumva amabwire, akumva ntacyo bitwaye, akikomereza urugendo rwe n'umushiri we, agakomeza kwiteretera akamushyira no mu mawe cyane, ego akamushyirayo pe, ntiyumve iby'aya macano. Ayiwe Mana yanjye we, umva turakwishimiye kuri Fofo TV, twaganiraga ku by'abaexe, ni ukuri reka tugushimire kuba wemeye kuza kubana natwe ukaduha umwanya wawe, tukaba dukoze iki kiganiro ukatubwira ku bintu by'abaexe nuko twakitwara. Ariko turi gusoza ikiganiro reka nongere nshimangire ku baexe rwose, nimba ufite umuexe mwirinde kuko yagusenya. Oya njye nawe mfite sheri, nawe mfite zagusenyera. Reka rero aba ex turabibujije twishwe mugendere hirya, dukeneye kubaka ingo zigakomera ababyeyi b'u Rwanda. Turagushimiye, Imana yo mwishuri umugisha kuko waje kwemera tukaganira hano kuri Fofo TV show. Tubwira abatarakora subscribe mukore like, share na comment kugira tujye dukomeza tubane mu bindi biganiro tugira hano kuri Fofo TV. Raisa turagushimiye.
Fofo merci wakoze kunyakira wakoze kuntumira ni ukuri Imana iguha umugisha ego reka n'ubutaha nitugutumira uzaze hano kuri Fofo TV Show aba Fofo TV Show aba family mutubwire nimba mubikunze tujya tubatumirira abantu baze tuganire nimba ari byiza nimba ubona kino kiganiro cyabaye kiza gisharinga inshuti zawe korera like mbese mushire no ku master turabakunda mugira ibihe byiza ciao ciao